kibonekaye suko nacyo wumvamo. Breakfast, ijambo ry'Imana ry'igitondo. Niba bitakoroheye yuko wabasha kubona ijambo ry'Imana ry'igitondo kandi ukaba wumva ari ingenzi ariko ukaba utitwaje Bibiliya, ntugire impungenge ndabigufashamo ndigusomere. Icyo ngusaba wowe ni ugutega amatwi gusa kugira ngo Imana ibane natwe. Kora subscribe niba utarayikora kugira ngo dukomeze tubane, unasangize abandi, ushyireho n'icyifuzo cyawe niba biri ngombwa. Umurongo wo gutekerezaho, Evangeliste Salomon Iradukunda nguhaye ikaze. Zaburi 121 umurongo wa 2. Gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Ubutumwa bw'ingenzi. Hari byinshi umuntu yagerageza kwishingikirizaho, ubushobozi bwe, abantu amenyereye, amafaranga cyangwa ubundi bufasha, ariko umwizerwa nyawe ni umwizerwa w'Uwiteka wenyine. Niyo umwiringiye ntushobora gutereranwa, ntushobora kurekwa, kandi akorera mu buryo bw'agatangaza butuma umuntu yumva yishimye. Uyu munsi wibuke ibi bikurikira: ufite aho utabariza hahebuje, ni ku kuboko k'Uwiteka. Ikindi gikomeye, ibyo udashobora Imana irabishobora, bityo yiyambaza. Nta kintu kinini cyangwa gitoya ku buryo Imana itagikemura, yiyambaze byose izabigufashamo. Isengesho ry'umunsi. Mwami Uwiteka, uyu munsi ndavuga nti gutabarwa kwanjye kuva kuri wowe. Nzirikana ko ntari njyenyine kandi ko uri umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nyobora mu nzira y'intsinzi kandi unyubakireho ibyiringiro mu izina rya Yesu Kristo, amen. Evangeliste Salomon Iradukunda, ciao ciao.